negereye intebe yawe nzanye ibimbazi by'amashimwe nkuririmbira indirimbo nshya y'amashimwe n'icyubahiro ni wowe ubereye gushimwa we waremye isi n'ijuru ni wakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamanshima wewe we waremye isi n'ijuru ni wakira icyubahiro we muhanyi w'ubugingo uri indirimbo yanjye mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamanshima wewe mu mababa yawe niho nshaka kwibera mu bihe nzobaho nzamanshima wewe shima Imana mutima wanjye shima Imana wakubatuye shima Imana uwera udahemuka shima Imana mutima wanjye shima Imana wakubatuye shima Imana uwera udahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfite nta masezerano y'ibizaza nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho shima Imana mutima wanjye shima Imana wakubatuye shima Imana uwera udahemuka yanguza amaraso ye arankunda bihebuje uwowe ntahinduka yanguza amaraso ye arankunda bihagije uwowe ntahinduka shima Imana mutima wanjye shima Imana wakubatuye shima Imana uwera udahemuka nari kure nta byiringiro namba nari mfite nta masezerano y'ibizaba nari kure y'Imana ariko ubu nigijwe hafi n'amaraso ye ubu sinkigenda niganyira ndi umwana w'ihoraho shima Imana
mutima wanjye shima Imana, uwakubatuye shima Imana, uwera udahemuka. Aleluya. Umutima wanjye uranezerewe, umutima wanjye urashima Imana, kuko nari kure yayo, ariko ubu negerejwe hafi yayo n'amaraso Yesu Kristo yameneye ku musaraba i Golgota. Negerejwe hafi yayo kubera ko Yesu namwizeye akampa ubushobozi bwo kwitwa umwana w'Imana. Umwana wawe rero ntabwo aba ari kure yawe, umwana wawe ahora ku mutima wawe, umwana wawe ahora hafi. Nanjye rero mpora hafi, mpora ku mutima w'Imana, yanciye mu biganza nk'uca imanzi. Niyo mpamvu aka kanya umutima wanjye urashima Imana. Haleluya. Ijambo rero tugiye gusangira Imana yanshyize ku mutima ni ijambo rivuga kugirana ubusabane n'Imana, cyangwa se kugirana ubushuti n'Imana. Kera byari ikirema ba sogokuruza byagendaga, byari automatique. Imana yari ifitanye ubusabane na ba sogokuruza, Imana yari ifitanye ubushuti na ba sogokuruza, ariko nk'uko twabibonye ubushize, gusuzugura Imana byatumye ubwo bushuti, ubwo busabane n'Imana bari bafitanye buzamo inkomyi. Barasuzuguye ubwo busabane hagati yabo n'Imana, buzamo inkomyi. Ariko twabonye ko icyazanye Yesu nukongera kuduhuza na Data, nukongera kuduha ubwo bubasha bwo kuba abana b'Imana, nukongera kuduha ubwo buntu bwo kuba inshuti y'Imana, bwo gusabana n'Imana. Umuntu yakwibaza ati ese ubusabane, ubushuti, umuntu ashobora kuba abana n'abantu benshi kandi ko wanabita inshuti, ariko burya haba hari inshuti y'inkoramutima mugirana ubusabane, ubwira ikintu cyose, umubwira niba wishimye, umubwira nimba ubabaye, amabanga yawe abandi badashobora kugeraho, wowe uwo nguwo ukaba wayamubwira. N'Imana rero ishaka ko tubana gutyo, ishaka ko tumenya ibiri mu ndiba z'umutima wayo, ishaka ko tumenya ibitekerezo byayo. Ntabwo rero ari abantu bose bamenya ibyo bitekerezo biri ku mutima w'Imana, kereka abantu bafitanye ubusabane n'Imana. Kugira ngo ugirane ubusabane n'Imana ni uko uba warihannye ibyaha, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko twabonye ko niwe muhuza wacu n'Imana, niwe watwunze n'Imana, niwe wongeye kudusubiza muri bwa burenganzira, niwe wongeye gukuraho wa mworera wadutandukanyaga n'Imana. Yesu wenyine niwe watumye tubabarirwa ibyaha byacu, kuko umuntu ni umunyabyaha, kandi ibyo byaha byamutandukanyije n'ubwiza bw'Imana. Nta nubwo ari ukudutandukanya n'Imana gusa, ahubwo byadukururiye n'urupfu, ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, naho impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Yesu rero yadukoreye ibintu bikomeye, yatumye tubabarirwa ibyaha byacu, atuma tubona ubugingo buhoraho, kandi tubona ubugingo bwinshi. Arangije aduha ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Umworera wari hagati yacu n'Imana awukuraho, arongera duhuza n'Imana, arongera atuma twongera kugirana ubushuti, twongera kugirana ubusabane n'Imana. Iyo usomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 5, haravuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose. Naho muri Matayo ho igice cya 27 kuva ku 22, Matayo igice cya 22
kuva ku murongo wa 37 kugeza ku wa 40 ho haravuga ngo ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, roho yawe yose n'imbaraga zawe zose. Yesu yongeraho ngo kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Muri Matayo igice cya 22 kuva ku murongo wa 37 kugeza kuva ku murongo wa 37 kugeza ku wa 40 haravuga ngo ukundisha Uwiteka umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Gukunda mugenzi wawe nkuko wikunda nibyo Yesu yongeyeho hariya ku gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 5. Gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 5 gusa byatutegekaga gukunda Imana, ariko ahangaha muri Matayo ho haravuga ko tugomba gukunda Imana kandi tugakunda n'abagenzi bacu. Murumva rero imibanire yacu n'Imana ni inkuru y'urukundo, ni inkuru y'urukundo. Kenshi Imana abantu benshi bayifata nk'Imana iri kure, Imana iteye ubwoba. Na hahandi Abayisiraheli igihe babwiraga Mose ngo barashaka kuvugana n'Imana, umuzi ko yarababwiye Mose yarababwiye, Imana yabwiye Mose iti genda ubabwire biyeze hanyuma bazaze. Ubwo Imana itangiye ikuza, inkuba n'imirabyo birakubita. Abayisiraheli babwira Mose bati ni wowe umenyeranye nayo, ugenda muvugane, ubwo ibyikubwira uzo bitubwire natwe turabyemera. Nuko bagiye bayibona nk'Imana ifite igitsure, ifite amahane. Noneho natwe tuzi ko Imana iba ahantu kure, ni nayo mpamvu abantu birirwa bajya kwishaka, tukajya kubaririza, abandi bakajya gushakisha mu bigirwamana. Nuko mu mutima w'umuntu habamo inyota yo gushaka Imana, yo gushaka Imana. Noneho kubera ko mu mutima w'umuntu habamo inyota yo guhora ashakashaka Imana, ariko kenshi Imana tuyishakira kure kandi iratwegereye. Ni nayo mpamvu mubona abantu benshi bayishakisha amaturo, bayishakisha ibitambo, ni ukugira ngo bayicishe bugufi, ni ukugira ngo barebe ko yabaha faveri. Ariko Imana yacu idukunda urukundo inconditionnel, ni urukundo rudafite ikiguzi. Ntabwo ikugirira neza kuko wayihaye amaturo menshi, ntabwo ikugirira neza kubera ko wayihaye ibitambo byinshi, ahubwo kuko Imana ari urukundo, ukaba uri umwana wayo, iragukunda. Ntabwo ari uko twayihaye ibintu byinshi, ahubwo idukunda urukundo inconditionnel. Ntabwo rero Imana ari Imana yakura iteye ubwoba, ifite imbaraga, izi nkuba zigakubita imirabyo ikarabya. Oya. Muri Yesaya igice cya 9, reka watuwasome. Muri Yesaya igice cya 9 ku murongo wa 5 n'uwa 6 hatubwira Imana ukuntu imeze. Nubwo ari Imana yaremye ijuru n'isi, nubwo ari Imana ikomeye, nubwo ari Imana ifite imbaraga, ariko iroroheje. Yariyoroheje kugira ngo igirane urukundo, igirane umubano, igirane ubushuti n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu yamuremye imukunze kandi yamuremye mu ishusho yayo. Ishaka rero ko bagirana ubushuti, ishaka ko bagirana ubusabane. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye. Umwana yatuvukiye. Imana yaje ari umwana muto w'uruhinja woroheje. Umwana yatuvukiye.
duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze, bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Ariko twebwe turagarukira ahangaha gusa, ngo uhereye none ukageza iteka ryose. Imana yaje kubisohoza, iduha umwana wayo Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Imana yigize umuntu kugira ngo tubashe kugirana rwa rukundo na bwa bushuti n'Imana. Nubwo ari Imana ikomeye, nubwo ari igitangaza, nubwo afite imbaraga, ariko yaje mu ishusho y'umwana, yaje mu ishusho y'umuntu kugira ngo tubashe kumushyikira, tubashe kumwegera. Amagambo rero turi bugumemo cyane, turi bugendereho, ni ijambo riri muri Yakobo 8:8, haravuga ngo mwegere Imana nayo izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe b'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Irindi turi bugende dusangira tuganiraho ni iringiri riri mu Baheburayo igice cya 4, duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo nuko ubwo dufite umutambyi mukuru ukomeye wagiye mu ijuru, ari we Yesu umwana w'Imana, dukomeze ibyo twizera tukabyatura. Ku murongo wa 15, kuko tudafite umutambyi mukuru utabasha kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ahubwo yageragejwe uburyo bwose nkatwe, keretse yuko atigeze gukora icyaha. Aho nshaka ko dutinda cyane ni umurongo wa 16. Haravuga ngo nuko rero twegere intebe y'ubuntu tudatinya, twegere intebe y'ubuntu tudatinya, kugira ngo tubabarirwe, tubone ubuntu bwo kudutabara. Twegere intebe y'ubuntu tudatinya, twegere Imana nayo izatwegera. Iyo tumaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tuba dutangiye ubushuti, tuba dutangiye umubano n'Imana. Tugomba rero gutera intambwe uko bwije n'uko bukeye, intambwe yo kwegera intebe y'ubuntu n'imbabazi by'Imana. Iyo uyegereye nayo irakwegera. Uko ugenda usenga, uko ugenda uva mu byaha, uko ugenda wiyeza, ubushuti bwawe n'Imana bugenda burushaho gutera imbere, bugenda burushaho gutera imbere. Kugira ngo ugire ubushuti n'Imana ugomba kwiyeza buri munsi, buri munsi, buri munsi. Babyita guhumeka mu mwuka. Uko ugiye gutangira isengesho ryawe, ugomba kubanza guhumeka mu mwuka, ukasaba Imana imbabazi z'ibyo wiriwemo, z'ibibi byose wakoze. Wamara gusaba Imana imbabazi, ubwo uri gusohora umwuka mubi, uri gusaba imbabazi z'ibyaha, warangiza ukabwira Imana uti mbabarira. Kandi twabonye ko umwuka wera tuwuzura buri kanya, buri munsi. Ugomba guhora wuzuzwa umwuka wera. Ubwira Imana rero uti Imana, ongera unyuzuze imbaraga z'umwuka wawe wera, ongera unyuzuze amavuta y'imbaraga z'umwuka wawe wera, ongera unyambike imbaraga, ongera umpe guhagarara no kugendera mu mbaraga z'umwuka wera. Ikindi ngo yemwe ab'imitima ibiri nimwiyeze imitima. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntawe ukeza abami babiri. Ntago wakunda isi
ngo ukunde n'Imana. Tugomba guhitamo. Nimba ari Imana duhisemo gukorera, ubwo niyo tugomba gukorera, niyo tugomba kumvira, niyo tugomba gukurikira. Nimba uhisemo isi, ubwo ugenda ku isi, kuko Imana ntabwo ikunda akazuyazi. Iravuga ngo ubwo udakonje kandi ntubire, ngiye kukuruka. Iyo uri akazuyazi, Imana irakuruka. Imana ntabwo ikunda abantu bajarajara, ikunda abantu bakomeye mu byo biyemeje. Abo ngabo nibo babana n'Imana, abo ngabo nibo bakorana n'Imana. Umuntu ugirana ubushuti n'Imana, umuntu Imana ikunda, umuntu Imana yiyumvamo, umuntu Imana ihindura inkoramutima ye, ni umuntu ukora ibyo ishaka. Umuntu ukora ibyo ishaka n'ibyo ishima. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 13 ku murongo wa 22 haratubwira ngo imukuyeho ibahagurukiriza Dawidi, iramwimika, iramuhamya iti mbonye Dawidi mwene Yesaya, umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka, azakora ibyo nshaka byose. Inshuti y'Imana, umuntu ufitanye ubusabane n'Imana, akora ibyo Imana ishaka byose. Yumvira Imana, agendera mu kumvira Imana. Kandi iyo umaze kugirana ubusabane n'Imana, iyo umaze kugirana ubushuti bwimbitse n'Imana, nta nubwo biba bigisaba ko Imana ikubwira ngo ukora iki kora iki. Wowe ubwawe urareba ukavuga uti ibi n'ibi. Hariya muri Samweli wa 2 igice cya 7, Dawidi yararebye aravuga ati Imana yanyubakiye inzu, impumugisha, inkura mu rugo rw'intama, ingirira neza, none isanduku y'Imana yanjye ntabwo igira ahantu iba. Reka nubakire inzu y'Uwiteka. Abibwira umuhanuzi Natani. Natani aramubwira ati Dawidi, Imana iri kumwe nawe, icyo umutima wawe ushaka ugikore. Noneho nijoro Imana igenderera wa muhanuzi, iramubwira iti genda ubwire Dawidi ko izamugirira neza, izamuha umugisha, kubera ko yari yagize icyo gitekerezo cyo kubakira Uwiteka inzu. Imuramubwira iti nzaguha umugisha ku ntebe yawe, umwana wawe niwe uzagusimbura, nzakomeza ubwami bwawe, nzacogoza abanzi bawe, nguhaye ihumure. Imuha amasezerano menshi, ariko kubera ko Dawidi yari yarahuye n'intambara nyinshi cyane, iramubwira iti iyo nzu uzanyubakira, washaka kunyubakira, umwana wawe uzagusimbura niwe uzanyubakira iyo nzu. Ntabwo ari Imana yabwiye Dawidi ngo nyubakire inzu, ahubwo Dawidi niwe warebye asanga isanduku y'Imana itagira hiba, aravuga ati reka nubakire Uwiteka Imana inzu. Iyo umaze kugirana ubushuti n'Imana, iyo umaze kugirana ubusabane n'Imana, ugera ukagira amarangamutima y'Imana, ugera ukagira imitekerereze nk'iy'Imana. Muzi ko mu Baroma igice cya 12 aravuga ngo muhinduke rwose, muhindure imitekerereze yanyu. Reka tuhasome neza kugira ngo tuhumve neza. Abaroma igice cya 12, reka duhere ku murongo wa 2, haravuga ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, nibyo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Uko ugenda rero ugirana ubushuti n'Imana, urahinduka, ukagira umutima mushya, none ukamenya iby'Imana ishaka byose. Ukajya uvuga uti nka kuri Dawidi yavuze ati reka nubakire Imana inzu.
ukamenya icyo Imana ishaka, ukagira amarangamutima y'Imana, ukagira ibitekerezo by'Imana. Muri Geneze igice cya 20 hatubwira ukuntu Aburahamu nawe yari inshuti y'Imana. Imana yamwitaga umuhanuzi. Umuhanuzi ni umuntu uba ku mutima ubasha kugera ku mutima w'Imana, ni umuntu ubasha kugera mu bitekerezo by'Imana, agakurayo ibitekerezo by'Imana, agakurayo ubushake bw'Imana. na Aburahamu rero mu itangiriro igice cya 20 hatubwira ko Imana yamwitaga umuhanuzi. Uriya mwami Abimeleki amaze gufata umugore we yamubeshye, Imana yaramusanze nijoro mu nzu ziramubwira iti watwaye umugore w'abandi. Abimeleki aramubwira ati Mana nyagasani, bambwiye ko atari umugore, ko ari mushiki we. Imana iramubwira iti niyo mpamvu nakubujije kuncumuraho, kuko uriya ni umuhanuzi, azagusengera. Imana rero yafataga Aburahamu nk'umuhanuzi kubera ko yari inkoramutima ye, yari inshuti ye, yumvaga ijwi ry'Imana. Imana yabanaga na Aburahamu mu buryo bufatika. Imana yaramusuraga bakaganira, bakajya inama, bakungurana ibitekerezo. Tubonye ko muri Yeremiya batubwira ko Imana hariho inama z'Uwiteka. Ninde wagiye mu nama z'Uwiteka akumva ijambo rye? Imana ishaka ko tugeraho tubasha kujya mu nama z'Uwiteka, tukumva ikiri ku mutima w'Imana, tukumva ibitekerezo by'Imana. Ariko ntabwo twabigeraho tudafitanye ubushuti n'Imana, tudafitanye ubusabane nayo. Ni ibintu tugomba kubagarira buri munsi. Kubibagarira buri munsi ni ukugira gute? Ni ugufata ibihe byo kubana nayo, kandi tugafata ibihe byo kuganira nayo, tuganira nayo mu ijambo ryayo. Noneho nta handi uba ugenda mu nzira cyangwa uri mu kazi, naho ukagerageza gutega amatwi kugira ngo wumve icyo Imana ikubwira. Kuko Imana ntabwo ivuga gusa hahandi twifungirana, ntabwo ushaka ko duhora mu buvumo, ko duhora mu ishyamba, ko duhora mu butayu. Kuko tugomba no kujya kuboha amahema, tugomba kujya gushaka ibitunga ingo zacu. Ariko hahandi mu kazi, hahandi utwaye imodoka, ushobora kuganira n'Imana yawe. Kuko Imana ni umwuka, abayisenga tugomba kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Iyo ufitanye ubusabane n'Imana rero, ahantu hose, reka twumve inzego 3 z'ubushuti bwacu n'Imana. Reka dusome muri Yohana igice cya 11 ku murongo wa 1 kugeza ku wa 4. Hariho umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Hari Lazaro, hari Marita, hari Mariya. Ariko mbere yaho, nyuma yaho ku gice cya 12 hatubwira ukuntu Yesu yagiye kubasura, ngo nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya aho Lazaro uwo yazuye yabaga, bamutekerayo ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro
yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we, inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko na Yuda Isikariyoti mu bigishwa be aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashisha abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi ari nawe wari ufite umufuka w'impiya akiba ibyo babikagamo. Ahangaha batubwira ukuntu Marita, Mariya na Lazaro. Ahangaha ngo Mariya we yaragiye ajya ku birenge bya Yesu, amusiga amavuta ahumura neza. Noneho Marita we ngo yari arimo ahereza. Hari aho batubwira ukuntu ngo yitotombye akaza akabwira Yesu ati, reba ndi kuvunika njyenyine. Ariko Mariya dore aho yiyicariye nta n'ikintu bimubwiye. Yesu aramubwira ati, Marita, Marita, kubera iki wiyenkiyeta? Aramubwira ati, Mariya yafashe umugabane mwiza, umugabane wo kuba ku birenge bya Yesu, umugabane wo kuba mu busabane, mu bushuti n'Imana. Noneho rero hari ubwo bushuti nyine, hari ubwo bushuti bumeze nk'ubwa Lazaro, umukristo usanzwe wahakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, mbo akajya mu materaniro bikagarukira aho ngaho. Ntabwo agenda ngo acukumbure, agenda agere ku mutima w'Imana. Marita nawe ni umuntu ukunda Imana, ariko uhora mu mirimo gusa. Niko iyi si imeze, ni imirimo, ntagira akanya ko kujya ku birenge bya Kristo. Naho Mariya we ajya ku birenge bya Yesu, agasenga. Ayo mavuta ni umubavu uhumura neza, ni amasengesho, akagera ku ndiba y'umutima wa Yesu. Icyo gice cya Mariya rero ni Imana ishaka ko tubamo. Ntabwo ushaka ko tuba abakristo basanzwe gusa, ntabwo ushaka ko tuba nka ba Marita bahora bakora imirimo ariko ntibagire igihe cyo kubana n'Imana, ahubwo Imana ishaka ko tuba nka ba Mariya baza bakajya ku mutima w'Imana, bagatega amatwi bakumva ijwi rivuye ku mutima w'Imana. Imana rero ishaka ko tugirana ubwo bushuti bwimbitse. Ntabwo ushaka ko baba abakristo basanzwe cyangwa babandi b'abanyamirimo, oya, ishaka ko tuba abakristo baba ku mutima wayo, baba abakristo baba ku birenge byayo. Imana idufashe rero. Ibanga ryo kugirana ubushuti n'Imana. Ibanga rya mbere, Imana ugomba kuyifata nk'inshuti yawe. Imana ibana natwe mu buryo bw'umwuka. Yesu yaduhaye, yaravuze ati, ndagiye ariko nzaboherereza umufasha, nzaboherereza umujyanama, nzaboherereza umuhoza, azabigisha, azabibutsa ibyo nababwiye, azabayobora mu kuri kose, azabaha guhishurirwa. Kristo rero aba muri twebwe mu buryo bw'umwuka. Tubana n'umwuka wera, kandi umwuka wera ni umufasha. Umwuka wera ni umuntu, ntabwo ari ikintu, ni umuntu. Turabana.
uko ubana n'abana bawe, uko ubana n'inshuti zawe, uko ubana n'umugabo wawe, uko ubana n'umugore wawe, uko ubana na nyoko, uko ubana na so. Umwuka wera nawe twagombye kubana nk'inshuti, ukamubwira byose. Mama wanjye niwe ukunda kumbwira ati iyo ngiye mu misa ati ngenda ndi kubwira Imana, ariko rero Imana ibi n'ibi urabireba, ati tugenda tuganira nk'uko abantu babiri baba baganira. Nibyo ngibyo Imana ishaka, kandi ukayibwira, ntacyo ugomba kuyihisha. Iyo ufite inshuti y'amagara nta kintu yihisha. N'Imana rero nibyo wita ubusa biyibwire, umutima wayo uranezerwa. Kandi ntabwo bisaba kuzategereza kuzajya mu minsi 40, mu minsi 21, ni mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icya kabiri ni ukugirana ubushuti n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntimukababaze umwuka wera, mwamuhaweho ingwate, mwamuhaweho ikimenyetso. Ntimukamubabaze, nawe agira amarangamutima, arababara, arishima. Iyo tumubabaje rero agera aho ngaho akazinukwa. Ntitumutera agahinda, ntitumubabaze, ahubwo tumugire inshuti yacu. Icya gatatu ni ukumvira ijwi ry'Imana. Kumva no kumvira ijwi ry'Imana. Ushobora kumva ijwi ry'Imana ariko nturyumvire. Twumvira ijwi hari abantu wenda avuga ati se Imana ivuga ite njye ko ntaranayumva uko ivuga. Imana ivuganira natwe mu ijambo ryayo. Imana ivuganira natwe mu nzozi. Imana ivuganira natwe mu mutima. Hari igihe ujya gukora ikintu ukumva umutima uri kugukubita. Iryo jwi ntukaryirengagize, ujye uryumva. Noneho ukugenda ubagarira ubushuti bwawe n'Imana, noneho uko iminsi igenda ihita indi gataha, noneho ijwi ry'Imana ugenda urisobanukirwa, ariko uzarisobanukirwa kubera ko ufitanye ubushuti n'Imana. Kandi ubwo bushuti ugenda ububagarira. Kububagarira nta kindi ni ukuva mu byaha, ukiyeza nk'uko hari mu Baheburayo twabibonye ngo banyabyaha ngo mwiyeze mukarabe, ab'imitima ibiri namwe murekera aho ngaho, ukagendera inzira imwe, ukava mu byaha, ukajya mu mbamutima z'Imana, ufata ibihe byo gusenga, ufata ibihe byo gusoma ijambo ry'Imana, ufata ibihe byo kwihererana nayo, ukayigira inshuti yawe nk'uko ubana n'inshuti yawe mu buzima bwa buri munsi. Muri Zaburi ya 27 umurongo wa 8 haravuga ngo umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Ntumpishe mu maso hawe, ntiwirukanishe umugaragu wawe umujinya. Ni wowe wahoze uri umutabazi wanjye, Mana y'agakiza kanjye, ntunjugunye ntundeke. Umutima wanjye urakubwiye uti, umutima wanjye urakubwiye uti, wavuze uti nimushake mu maso hanjye, nuko Uwiteka mu maso hawe ndahashaka. Maze kuvuga ngo tugomba kumva ijwi rikomanga mu mutima wacu. Hari igihe umutima wawe ukubwira uti genda upfukame, genda usenge. Ni Imana iba iri kuvugira mu mutima wawe. Kora icyo wumva, kora iryo jwi uri kumva mu mutima wawe. Noneho uko ugenda wumvira,
imana igenda ifungura amatwi yawe y'umwuka, ifungura amaso yawe y'umwuka, noneho ukajya ureba neza, ukamenya, ugasobanukirwa, cyangwa se ukajya wumva neza, ukamenya, ugasobanukirwa, ukamenya neza ubushake bw'Imana. Kuko Imana yacu ntabwo ishaka ko tubana nayo mu buryo bw'amayobera matagatifu. Oya, Imana yacu irahari kandi izahoraho. Ishaka rero ko tubana mu buryo bufatika. Iba Imana ifatika mu buzima bwawe, iba Imana ifatika mu buzima bw'abana bawe, iba Imana ifatika mu buzima bw'abavandimwe bawe, iba Imana ifatika mu buzima bw'umuryango wawe, iba Imana ifatika mu buzima bw'itorero, iba Imana ifatika mu buzima bw'igihugu. Ariko kugira ngo ibyo byose bibeho, ni uko tuba inshuti y'Imana, tukagirana ubusabane nayo. Ikindi mu mibanire yacu n'Imana, ishaka ko tuba abafatanya bikorwa. Ntabwo Imana ishaka ko wikorera ibyo wishakiye. Ntabwo Imana ishaka ko wifatira ibyemezo utabanje kuyigisha inama. Nkuko nayo yavuze ngo nta kizakora itabanje kukimenyesha abana bayo, natwe ishaka ko ibyemezo tugiye gufata, amahitamo tugiye gukora, tubanza tukayigisha inama nk'inshuti, ikatugira inama. Kuko nayo hari ibyo ijya gukora, ikabanza ikaza ikatugisha inama. Muri Luka igice cya 5 umurongo wa 10 haravuga ngo, na Yakobo na Yohana bene Zebedeyo bari bafatanyije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Imana ishaka ko dufatanya nayo, tuba abafatanyabikorwa n'Imana. Ahandi dushobora kubibona ni mu byakozwe n'intumwa igice cya 15 ku murongo wa 28. Ibyakozwe n'intumwa 28 haratubwira ngo, Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye. Umwuka wera hamwe natwe twashimye kutabikoreza undi mutwaro wose keretse ibi bikwiriye. Murumva ko Imana ishaka ko dukorana. Ntabwo wakorana n'umuntu rero mutumvikana. Ntabwo wakorana n'umuntu mudafite amarangamutima, mudafite ibitekerezo bimwe. Ngo ntabwo abantu babiri bashobora kugendana badahuje. Kugira ngo tubashe gukorana n'Imana nuko duhuza. Kugira ngo tubashe gukorana n'Umwuka wera, kuko niwe Yesu yadusigiye, nuko tugomba kugirana ubushuti, kugirana ubusabane n'Umwuka wera, kugira ngo tubashe gufatana ibyemezo. Ahandi Itangiriro igice cya 18 umurongo wa 17. Uwiteka aribaza ati, Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Iyo ufitanye ubushuti n'Imana, iyo ufite ubusabane n'Imana, nta kintu kigutungura. Imana ikintu igiye gukora irakikumenyesha. Hariya Imana yashakaga kurimbura Isodomu n'i Gomora, ngo igiye kubikora ngo irivugisha, iribwira, tese ibi bintu ngiye gukora nabihisha inshuti yanjye Aburahamu? Twabonye ko uyu muntu afite inshuti y'amagara, ntacyo ayihisha. Kuko rero Aburahamu nawe yari inshuti y'amagara
y'Uwiteka yaribwiye, yari igiye kubikora, ariko bigeze aho ngaho iribwirira iravuga iti ibi bintu koko nabihisha inshuti yanjye, ibi bintu ngiye gukora nabihisha inshuti yanjye. Yaragiye irabimubwira, nuko Aburahamu agenda yinginga, habura umukiranutsi n'umwe, cyokora habashije kurokoka Loti mubyara we. Murumva iyo dufitanye ubushuti n'Imana agaciro Imana iduha. Imana yacu ishimwe, Imana yacu ishimwe, kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iyo umuntu afitanye ubushuti n'Imana ni iby'igiciro, ngo hahirwa utoranywa n'Imana, Imana ikamwiyegereza, ngo ni ukuri uwo nguwo ntacyo azatinya. Abo yiyegereje rero turahiriwe, mureke dushake ubwo bushuti n'Imana, dushake ubwo busabane n'Imana, dukureho icyaha n'igisa nacyo cyose, kuko nicyo cyonyine cyica ubushuti bwacu n'Imana. Tuyumvire, dukore ibyo ishaka n'ibyishimo, tugire imitima mishya, twiboneze, twe kuba akazuyazi, kuko iyo turi akazuyazi iraturuka. Nta muntu wakwishimira kugira inshuti y'akazuyazi, inshuti muryarya, inshuti itandaraje. N'Imana rero niko tubanira, uko uyimereye niko ikubanira. Ku munyambabazi yiyerekana nk'inyembabazi, ku munyembaraga yiyerekana nk'inyembaraga, kugoramye nayo yiyerekana nk'ugoramye. Uko uyibaniye niko ikubera. Nimba uri umunyakuri izakwiyereka nk'inyakuri. Haleluya, Imana yacu ishimwe. Iyo turi inshuti y'Imana rero, dufitanye imibanire myiza n'ibyemezo ifashe, ishobora gufata icyemezo tukinginga, icyo cyemezo Imana ifashe ikagihindura. Tubirebe mu kuva 32 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 14. Mose yinginga Uwiteka Imana ye ati, Uwiteka ni iki kigurumanishije uburakari bwawe, ukarakarira ubwoko bwawe wakuje mu gihugu cya Egiputa imbaraga nyinshi n'amaboko menshi? Ni iki cyatuma uvugisha abanyagiputa bati kubagirira nabi nicyo yabakuriye ino, ngo ibicire mu misozi miremire, ibarimbure, ibakure ku isi? Shira uburakari bwawe bw'inkazi, wibuze inabi ushaka kugirira ubwoko bwawe. Umurongo wa 13, ibuka Aburahamu, Isaka na Isiraheli, abagaragu bawe, abo wabwiye wirahira uti, nzagwiza urubyaro rwanyu ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi icyo gihugu mvuze cyose nzagiha urubyaro rwanyu, kibe umwandu wabo iteka ryose. Uwiteka yibuza inabi yavuze ko agiye kugirira ubwoko bwe. Murumva kugirana ubushuti n'Imana? Abayisiraheli bari bacumuye, Aroni yari yarabaremeye ikimasa, ikigirwamana. Imana irarakara, ibwira Mose iti, ngiye kubarimbura bose mbamareho, hanyuma muri wowe abariho nkuramo ubundi bwoko. Hari ahantu twize ukuntu Imana ikurikirana ijambo ryayo, Imana isoza amasezerano. Aha Mose yayibukije isezerano yagiranye na Aburahamu, isezerano yagiranye na Isaka, isezerano yagiranye na Isiraheli. Natwe rero iyo tumaze kugirana ubushuti n'Imana, ugomba kwibuka ijambo ryose Imana yagiye ivugana nawe.
mu bihe bikugoye ukabwira Imana uti Mana ibuka rya jambo wavuganye nanjye, ibuka Mana, ibuka. Ahangaha ikintu cyatsinze Imana ni indahiro yarahiriye Aburahamu, ariko byagombye kugira gute? Hagombye kuba umwinginzi, hagombye kuba Mose inshuti y'Imana, umugaragu w'Imana, arasenga aringinga, yibutsa Imana rya jambo, yibuka rero isezerano yagiranye na Aburahamu, yibuka isezerano yagiranye na Isaka, yibuka isezerano yagiranye na Isirayeli, yibuza umujinya. Ni kenshi rero natwe tugomba kujya imbere y'Imana mu bihe bitugoye, mu bihe bikomeye, ukaba ufite icyo wavuganye n'Imana ukayibutsa, kuko yaravuze ngo abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere kugeza igihe azahindurira ishimwe i Yerusalemu. Nawe mu bikugoye, mu bikubuza amahoro byose, ibutse Uwiteka, mwibutse ijambo yavuganye nawe. Ibyo bibazo bikomeye azabihinduramo ishimwe. Haleluya, amena. Imana yacu ni nziza, ishaka kubana natwe, ishaka kugirana ubushuti natwe, ishaka. Ni Imana ivuga bikaba, ni Imana itegeka bigakomera. Reka twongere dusome mu Bakorinto, Abakorinto ba mbere igice cya 3 ku murongo wa 9. Haravuga ngo kuko twembi Imana ariyo dukorera, namwe mukaba umurima w'Imana n'inzu yayo. Aha nasomye muri Bibiliya y'Igifaransa, nsanga niho bivugitse neza. Reka mpabasomere mwumve. Abakorinto ba mbere igice cya 3 umurongo wa 9 haravuga ngo car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Turabafatanyabikorwa n'Imana. Mwebwe muri umurima. Iyo ufitanye ubushuti n'Imana, ubu uri umupartoneri, ubu uri umukoraborateur, ubu ibyemezo mu bifatira hamwe. Ntago turi abakozi b'Imana, ntago dukorera Imana, ahubwo nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes collaborateurs de Dieu. Nous sommes les partenaires de Dieu. Amen. Ni iby'igiciro. Ni iby'igiciro kuba inshuti y'Imana, ni iby'igiciro kugirana ubusabane n'Imana. Kandi iyo mibanire niyo Imana ishaka ku mwana wayo wese. Nta mubyeyi utifuza kubana neza n'abana yabyaye. Niyo waba ufite 10, ubushaka ko abo bana bose mugirana ubusabane, mugirana ubushuti. N'Imana rero nuko nguko ishaka ko abana bayo bose bagirana ubusabane nayo, bagirana ubushuti nayo. Ntabwo ushaka ko tuba kure yayo, ntabwo ushaka ko tuba abana b'ibirara, ahubwo ishaka ko tuba abana bo mu rugo, babana bayiba hafi, babana bayiba ku mutima, kuko ishaka ko ubushake bwayo ari twebwe tubukora. Ariko umusaraba yaravuze ngo byose birarangiye. Ajya kujya mu ijuru abwira abigishwa bati nzaboherereza umwuka wera, muba abagabo nyabagabo bo gukora ibyo nshaka, muba abagabo nyabagabo bo kumpamya, mugende mu mahanga yose. Twebwe turi insengero z'umwuka wera, turi amaso y'Imana,
turi amatwi y'Imana, turi amaboko y'Imana, turi amaguru y'Imana, turi umunwa. Iyo ishaka gukiza iravuga iti Francine ndagushaka, mvugira, ndashaka guha abantu agakiza. Hari abarushye n'abaremerewe, ndashaka kubahumuriza. Mvugira, tangira ijambo ry'ihumure. Ndashaka kongera kugirana ubushuti n'abantu, babwira ukuntu Imana igirana ubushuti n'abantu. Hari umuntu ushonje, dore wowe naguhaye akazi, araburaye, mugaburire. Ariko kenshi usanga tugwa mu buryarya. Mwene data, ndagusengera, reka dufate iminsi 3, reka dufate iminsi 40 dusenge. Mukamara iminsi 40 mugasenge, inzara ikabica, kandi igisubizo cya mwene data ugifite muri portemone yawe. Igisubizo cya mwene data ugifite mu mufuka wawe, ugifite kuri konte yawe. Wari gukuraho 5,000 ugakemura icyo kibazo, ntiwicwe n'inzara iyo minsi yose. Yesu yarabirangije. Turi ingingo za Kristo. Mureke tuve mu buriganya n'uburyarya, dukorere Kristo mu kuri no mu mwuka. Umuntu aba umugeni wa Kristo by'ukuri iyo ugeze aho ngaho ukora iby'Imana ishaka. Iyo ugeze aho ngaho wumvira Imana. Iyo ugeze aho ngaho ugira amarangamutima y'Imana. Amarangamutima y'Imana akaba ariyo marangamutima yawe. Ubushake bw'Imana bukaba ari bwo bushake bwawe. Ubushake naho ngaho. Aho niho ko kuba uri umugeni wa Kristo. Kukuba warunze ubumwe na Kristo. Kandi ibyo ngibyo nibyo Imana ishaka. Imana ishaka ko tuba abageni ba Kristo. Ishaka ko twunga ubumwe na Kristo. Imibanire y'umugabo n'umugore Imana ibigereranya n'ubushuti twagombye kugirana n'Imana. Ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo, kuko mwakoreraga abera, nanone mukaba mukibakorera. Imana ntabwo ikiranirwa ngo yibagirwe ibyo twakoze. Kandi ntabwo none se wakorera Imana uti? Ubushize twabonye ko ntushobora kuvuga ngo ukunda Imana, ngo Imana ikamara bakurire uhogora uwere, ngo Mana ndagukunda rwose uri mwiza. Banza ukunde mugenzi wawe. Banza ugirire neza abera. Uko niko gukorera Imana. Imana rero dufashe. Ndarangije. Reka turangirize ku magambo 3. Rimwe riri muri Yohana igice cya 3 kuva ku murongo wa 22. Yohana 3 kuva ku murongo wa 22 haratubwira ngo Yohana yongera guhamya Yesu. Niko titre ivuga. Hanyuma y'ibyo Yesu ajyana n'abigishwa be mu gihugu cy'Iyudaya, atinda nayo nabo abatiza abantu. Ariko Yohana we yabatirizaga muri Ainoni bugufi bw'Isarimu, kuko aho hari amazi menshi, abantu barazaga bakabatizwa. Kuko Yohana yari atarashyirwa mu nzu y'imbohe. Abigishwa ba Yohana bajya impaka n'umuyuda ku byo kwiyeza. Basanga Yohana baramubwira bati, Mwigisha, uwari kumwe nawe hakurya ya Yorodani, uwo wahamyaga, dore nawe arabatiza, n'abantu bose baramusanga. Yohana arabasubiza ati, ntacyo umuntu yashobora kwiha ubwe, keretse yagihawe kivuye mu ijuru. Namwe murambera abagabo, kuko navuze nti sinjye Kristo,
ahubwo natumwe kumubanziriza. Uwo umugeni asanga niwe mukwe. Uwo umugeni asanga niwe mukwe. Kandi umuranga iyo ahagaze iruhande rw'umukwe amwumva, anezezwa n'ijwi rye. None uwo munezero wanjye mwinshi cyane urasohoye. Umunezero wanjye mwinshi urasohoye, kuko njyewe ndi umuranga, ariko Kristo niwe mukwe. Kandi aho umukwe ari, umugeni aramusanga. Turi abageni ba Kristo, Kristo ni umukwe. Yohana yari umuranga, niwe waje gutegurira Kristo inzira, niwe waje gutegurira Kristo umugeni. Umwuka wera niwe udutegura kuzahura na Kristo. Umurongo wa 30, uwo akwiriye gukuzwa, naho njye nkwiriye gucishwa bugufi. Yohana akazi ke yari akarangije. Umurimo we wari ugutegura inzira ya Kristo, kubwira abantu bakihana, bamara kwihana bakabatizwa, hanyuma akabashyikiriza Kristo. Murumva rero, iyi mibanire yacu n'Imana, urukundo rwacu n'Imana ni urukundo rw'umukwe n'umugeni. Namwe urwo rukundo muraruzi. Ukuntu umugena aba afitiye urukundo umukwe, n'ukuntu umukwe aba afitiye urukundo umugeni. Ariko ubushuti bwose burabagarirwa, tugomba kububagarira. Mu Byahishuwe 3:20 haravuga ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agafungura, nzinjira iwe dusangire. Umukwe ashaka gusangira n'umugeni. N'umugena agomba gusangira n'umukwe. Ubwo iyo niyo mibanire Imana ishaka ko tugirana. Urwo ni rwo rukundo Imana ishaka ko tugirana. Ubwo busabane nibwo Imana ishaka. Turangiza Zaburi 73:28 haravuga ngo ariko njyeweho kwegera Imana niko kwiza kuri njye. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro, kugira ngo namamaze imirimo wakoze. Ariko njyeweho kwegera Uwiteka niko kwiza kuri njye. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuhungiro. Umwami Uwiteka niwe ngize ubuturo. Uzatubera ubuturo budashira iteka. Murumva ko kwegera Imana ni byiza. Kwegera Imana turaruhuka. Kwegera Imana turakundwa, kuko inkuru y'imibanire yacu n'Imana ni inkuru y'urukundo. Imana rero ishimwe kandi habwe icyubahiro, idushoboze kugirana ubwo bushuti nayo, kandi iturinde. Dore isi igeze igihe igenda yigiza y'Imana, ishaka gukora ibyayo, ishaka gukora ibintu bitarimo Imana, kandi nta Mana ihari, ni kawo. Nta Mana ihari, ni akaduruvayo. Mureke rero twongere tuyimike mu mitima yacu, kandi tugirane ubushuti nayo, tugirane ubusabane nayo, kugira ngo tugubwe neza, kuko turi abageni ba Kristo. Reka dusenge. Mwami wacu, turagushimye, turaguhimbaje kudukunda, wifuza urukundo n'abo waremye, wifuza umubano mwiza n'abo waremye. Mana rero ubidushoboze,
uturinde kugufata nk'Imana iri kure, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo uratwegereye kuruta uko imyambaro yacu itwegereye. Reka mwami tukumve, udushoboze kukumva, nubwo ijambo rivuga ngo tugushaka dukabakaba, ariko mwami reka abagushakana umwete, abagushakana umutima utaryarya, mwami Imana bakubone. Udushoboze Mana, udushoboze kugendana nawe, udushoboze gukorana nawe, udushoboze kuvugana nawe, utubabarire aho twishyize hejuru tukumva twihagije, tugafata ibyemezo tutakugishije inama, tugakora amahitamo tutakugishije inama. Mana utubabarire, wongere mwami uhembure ubugingo bwacu, wongere mwami usane ubushuti bwawe natwe, wongere mwami usubize ku murongo imibanire yacu nawe, mu izina rya Yesu. Ndagushimye rero papa, ndaguhimbaje, ukomeze kugirira neza ubwoko bwawe, ukomeze kugirira neza itorero ryawe. Mana abarwaye urambura ikiganza cyawe ubakize aho bari hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu. Wiyereke abagushaka, wiyereke abari mu ntambara, ubereke ko ari wowe mutabazi wabo, ubereke ko ari wowe mbaraga zabo, ubereke ko ari wowe gakiza kabo, mu izina rya Yesu. Amena.